Halo, muraho neza nshuti zanjye. Nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana nk'ibisanzwe aho muherereye hose hobe. Amahoro y'Imana nabane namwe. Ndabakunda cyane. Nk'ibisanzwe rero ni kuri Mama Zulu Official mu kiganiro cyacu duhugurane mu tuntu n'utundi. Reka mfate uyu mwanya ngira ngo nshimire abantu rwose, nabahaye video yuko duteka inkoko iryoshye. Mu by'ukuri reka mbashimire yuko mwitabiriye gukomeza muyireba ndetse mugakora like, comment, nizere ko mwana sharinze. Nagira ngo mbabwire ngo mubikore rwose kuko iyo mubikoze burya ubu nteye inkunga, ndetse kandi nawe ubwawe ubunyishimiye buryo ufashe igikorwa cyanjye ukakireba ugafata umwanya wo kucyereka mugenzi wawe cyangwa se inshuti zawe cyangwa abantu muri kumwe, buriya biba binyereka yuko uri mu ruhande rwanjye unshyigikiye. Fasha uyu mwanya nongera ngo nshimire abasubscribers banjye bose mwatekereje kuba mwaza kuri channel ya Mama Zulu. Ntacyo mwaciye, gusa n'urukundo mwankunze ndabibashimira mbikuye ku mutima. Buriya iyo ukurikirwa n'abantu barenga 4,000, ndumva maze kugera 4,400, mureke tugire target nibura yo kugera ku 5,000. Nyuma y'5,000 tuzakomeze tugere no mu 10,000, dukomeze bizanshimisha. Nitugera no mu 100,000 n'ukuri nzashima Imana kandi namwe nzabashimira. Rero ntarondogoye cyane, igikorwa cy'uyu munsi ni ugukora ji iri cocktail. Ni ji irimo imbuto zitandukanye. Bashimire rwose, mbabwire ngo mukomeze muntere inkunga pe. Mukomeze murebe ibintu bikorwa byanjye, munajye muri comment mutubwire muti dutegurira iki ngiki, kuko ibintu byose ndagerageza, ndabizi kubikora. Ibintu byaba ari ibyo kurya, byaba ari ibyo kunywa, nzi kubitegura, cyane cyane nyine by'amaji bijyanye n'imitobe y'imbuto ndetse n'imboga. Ubutaha nzabereka umutobe w'imboga. Uyu munsi mu mboga hagiyemo karoti, ariko noneho ubutaha nzabereka izindi mboga nzakora ndetse mvanze n'imbuto. Muzajye mugenda mubona utuntu n'utundi. Ndongera mbibabwire ngo hari ababitegura, ushobora gutekereza ngo ariko ngo kubera iki inanasi ntayikora yonyine, ngo kubera iki amatunda ntakora yonyine, ngo kubera iki ngo fata imbuto zawe uzivange, bizabyara umutobe mwiza 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 mwiza. Reka mbere mbereka kandi kabanga impamvu mvanga zino mbuto, ni ukugira ngo isukari, urubuto rufite isukari rusapotinge urubuto rudafite isukari nyinshi. Noneho na wa muntu ushaka kunywa juice itarimo isukari aryoherwe. Igikamyo hano harenda nongere mbisegureho. Tugira imbogamizi, nongeye kubiseguraho kuko ngiye nkorera hafi y'umuhanda. Impamvu mwumva hari urusaku rw'abantu nuko ari ku muhanda nyine. Shop yanjye iri hafi y'umuhanda, imodoka ziba zitambuka, ibikamyo, amamoto. Nongeye kubiseguraho, ntimugire ngo suko mba ntateguye neza, ahubwo na hano nkorera hansaba kuba hameze gutyo. So reka rero nongere mbabwire ngo dusubire kuri gahunda. Niba nafashe isukari, hano hari isukari. Iyi sukari rero kambabwira ibanga, mbahugure kandi murabizi ko iki ari ikiganiro cyitwa duhugurane mu tuntu n'utundi. Iyi sukari mubona hano, murabona ko ari amazi. Ni amazi asa na shokora, ngira ngo mwayabonye. Aya mazi ni isukari natetse. Ndagira ngo nkubwire we mubyeyi cyangwa se musore, mukobwa cyangwa mugabo, umuntu wese ushobora kuba yajya mu gikoni agategura, ujye ukoresha isukari ihiye. Ubyo byo gushyiramo isukari mbisi muri ji ntabwo ari byo. Mujye mugerageza muteke isukari yanyu kugira ngo muyinywe ihiye. Nkavuga nti ubundi ngiye nkora ji y'ubwoko bumwe ariko nkayitandukanya, kubera ko hari abantu bakunda isukari. Hari umuntu utanywa ji itarimo isukari, aba yumva yanywa isukari. Rero mba namuteguriye, namwibutse namutegura isukari. Ndetse na wa wundi utayinywa ufite ikibazo cy'isukari cyangwa se diabete, byose isukari nyine murabyumva. N'abafite ikibazo cy'imivuduko, n'abandi bose batemererwa kunywa isukari, nawe agomba kunywa kuri urwo rubuto cyangwa se kuri iyo ji y'imboga n'imbuto kugira ngo nawe agire ubuzima bwiza. Ni muri ubwo buryo rero mba natandukanyije isukari, ji irimo isukari ndetse na ji itarimo isukari. So ubwo rero mube hafi, ntimujye kure, mbereke ukuntu mbitegura. Ngiye kubereka ukuntu nza kubikurikiranya. Ubu rero ngiye guhata no gutegura no gukata imbuto zanjye, komeza ube hafi. Reka mbereke ibikoresho ngiye gukoresha byose muri rusange.
okay, murabona ko imbuto zacu tumaze kuzitegura. Igikurikiyeho ni ukuzisya. Mube hafi rero ntimujye kure mbere kuko tubitangira nuko biri burangire. Amatunda nayashyizemo hano muri blend, ashyiramo n'amazi makeya. Iyi ni ya tangawize yacu.
Okay, nongere mbibutse icyiza cyo kukamura amatunda avanze n'izindi mbuto bituma twa tubuto twayo tw'umukara tudaturagurika. Murabona ko twose tukiri twose tutigeze dushwanyuka. Turaro ntekereza ko wenda twagira ingaruka ku mubiri ahari. Muribuka wa mutobe wacu w'amaronji ndetse n'indimu urimo hano ahangaha, nawo ngiye kuwongeramo. Okay, hanyuma iyi sukari mutubonye urabonetse, ariko isukari ndayishyira mu wundi maze gutandukanya uwo ndi bushyiremo isukari n'uwo ntari bushyiremo isukari. Okay, murabona ko umutobe wacu ubonetse. Tugakora n'akadekorasiyo. Okay. Iraryoshye. Ya, kararyoshye cyane. Murabona rwose ko nkagotomeye, numvaga nanjye mfite inyota. Mwakoze kubana nanjye abakunzi banjye bo kuri Mama Zulu Official. Ndabashimiye mu gikorwa cyacu cyo gukora ji iri cocktail. Ubutaha nawe uzabigenze gutya. Nkaba nibutsa abantu mwese mwaba mufite udushya mushaka kugira ngo muze mutwereka abakunzi banjye, nzaguha karibu rwose uzaze ubereke ibyo uzi, hanyuma rero tugende duhugurana nkuko ikiganiro cyanjye nakise ngo duhugurane mu tuntu n'utundi. Ntuzabure kuza rero kugira ngo uhugure abandi. Bye.